wari uzi ko agiye kukwingaginga? No. Kweli yarambwiye uyu mujama yarambwiye ngo ntabwo atera imana. Yarambwiye ngo njyewe ntabwo natera. Ntabwo kushawazijishe ukaba romantique. Kuri deni viance quand même gadon. Ngo no jamais. Okay, sawa hari kibazo se naragukunze nakondi tu. Ni akantu gatoya cyane ariko kajya kaba sinyari y'abantu bakundana cyane. Usa nk'umufato kuboko gutya. Gutya. Noneho shyiraho ikindi kiganza nyine like nawe shyiraho hejuru. Murebane mu maso. Nyine murebane mu maso. Dusuma urakura kureba murebane. Ngeri ba stop. Akajambo koze wowe ureba wumva ari ikiganiro. Muri we risatekereza kimubwira. Wow. Kimwana nishyushye. Uyu munsi turi kumwe na G Squared. G Squared. Akigisha bafite. Wewe? None? Ari wowe wese. Kwipakara mugani wawe. Yipakarira aho ngaho. Okay, hari abantu basanzwe wenda babona Juliet. Ariko rero aho bigeze noneho Juliet, ndashaka yuko mbere kugira ngo njye kwivuga njye ni Marito wenda benshi batanze ntibamenye ariko ngiye hano ntacyo minize. Ubundi ngiye hano nta gaciro mfite paraporo ibyo tugiye kuganira. Kuba nabwira abantu amakuru wenda batazi niko gaciro ko nyine mfite. Ako Ju bimeze bite? Bo aziko ari ubwa mbere mbonye bishinge bigeze hanga. Ariko mora ni ukuri kose nta stani ngira mu buzima bwawe. Haleluya. Ni ukuri. Si byose byo? Ni ukuri kw'Imana. Kiretse uko bazo tutamenye. Okay, noneho nawe uransi twarakoranye. Usibye nyine igihe hari igihe umuntu agutera umushinga. Ako ibyo ashaka kuzi kurushaho. Ese ubu ni nini? ngo ntabwo mumuzi. Anje nisanga no sinzi ibyo ubundi mwaje mu biti. Ngo ntabwo mumuzi. Ese nta kintu uri kubona. Okay. Yes, abadukurikiye turi kumwe na John, turi kumwe na Juliet. Ngira ngo abamugani abantu bavuga ngo gutwika ariko ngira ngo abantu mubizi neza yuko ndamye nashidikanye ko babizi neza yuko ku mbuga nkoranyambaga mu minsi ishize kugeza n'ubu n'aya magingo hari amafoto yacicikanye, hari amakuru yagiye cicikana ngaho sinzi ngo ku Nyarwanda, ngaho sinzi ngo ibinyamakuru bitandukanye, aba televiziyo, amaradiyo. John, ubu mvuze John nka John, nkuko mvuze Juliet nka Juliet. Gerageza ubivuge kuko ushobora John nkumva Ju. Okay. Yeah, wavuga Ju nkumva Ju. Kuko arako byitiranya. So Zagimana. So take it. Wewe sho wabyo uvuga byose. Ndashaka kugira ngo buri wese agire uburyo introducing undi. Ladies first. New introduction. Muranzanye. Hari indirimbo muzi igivu ngo kuri sana kuroyuma. Ngo bagire gutariye ngo amajwi yose atuze. Kivuga. Ladies first. John ni ndebe turimo kuvuga ubundi. John Muhereza. Duteze amatwi. John Muhereza ninde? Ni umuntu ukomeye cyane. Ni umuntu ukomeye, ni umuntu on my side, he's my fiancé. Ariko hari ibintu ushaka kumva ubikari. Tukati voilà. My best friend. Okay, reka bivuge muri uburyo. Ni best friend wanjye mu buryo bwose. Buriya best friend ntago umuhisha. Umubwira byose, warakaye, wari ibijumba, wari ibitoki, you know. Wagiye mu cyaro widumbaguye, umubwira natwo tuntu dufuta akatwakira kandi akatwenjoyinga, you know. So he's my best friend. Banamubwiye cyagiye ukuntu bajyaga bakugura mu rugo mwenda uzakoreramo. Papa rango. Agatete. Narabibwiye byose. Sanga ukambara Lacoste ngo uzayikuriramo. Akambye yakera nawe. John, Juliet ni muntu ki kuri wowe?
Juliet ngiye mwita Shona. That's my new name by the way. So Ariko ababwira isobanuro. ibintu bigeze ku yindi level. ushaka kujya kuri Google burya igira umuntu umwarimu mwiza. Ushaka kujya kuri Google ukagira oya. Wishubije. Anyway. Ibi ntabwo tuzabikuramo. Babazaniye ibiryo no kuzabivuga. Turakubwira n'itari dusoza. Twikomereze. Yes, Juliet mweshi okay tumita Juliet tumusime ariko ngiye mwita Shona. Shona ni akazina keza cyane. Ubwo ushaka ibisobanuro byakajya kuri Google washakisha. Okay, tubwire spelling. Shona SHONA. Yes. Namwe ubwo murashona nyine. Yes. Ariko kuri simukadi yanjye yitwa Juliet Blessing. Blessing. John Juliet ariko. No. Juliet ariko nyine fata J Blessing. So Blessing. So she came as a blessing to me. That's great. I love that. N'abantu. Ibyo ntabwo bihagije. I need to know. Mwamyenye gute? Mwahuriye hehe byagenze bite? Reka dutangire urukundo ubundi. Teka ibiryo guhishahisha. Aho twahuriye. Ariko n'umuntu warebye akajisho ndaza kugenda bitubwira. Twahuriye mu kazi. Mwahuriye mu kazi. Twahuriye mu kazi kandi nawe twari kumwe mu kazi. So twari kumwe mu kazi ariko twahuriye ntabwo twari kumwe. Ubwo twahujwe n'akazi. Twahujwe n'akazi, akazi nyine tukana nk'umwaka wose ndakeka. Ariko nta kintu kiraza muri mind yanjye cyangwa se sinzi we ntago mbizi ndavuga ngewe. Ariko nyuma yaho nyine nubwo naje kubona ko hari ukuntu byavamo. Kuko imico ye narayimaze kuyibonaho gatoya. Mwe pairinga nyine ukareba umukobwa n'iki cyangwa se ukeneye n'iki. So hari icyo naje kumubonamo afite abandi badafite. Aho rero naje kuvuga ati why not? Let me try my best, maybe you never know. Yeah. Your best ntabwo turagira no umunsi ntabwo turawugeraho. Ju. Umusore muhuriye mu kazi. Kagira inkuru rero. Araje. Akajya amara kuri reception ye. Akajya gukora promo ye, akajya ndeba. Akajya ambirisha icyuya sha. Urabizi mu project ugikora promo. Cut subiramo. Oya uvuze nabi cut. Kavasi muti. Kandi yari director ugomba gukurikiza amabwiriza. Mama we Uwiteka agira neza. Araza nyine turahura. Ntabwo ariko byari bindi mu by the way. Urumva nari naragera mu gihe cyo gukunda. Urumva hari abatipe benshi cyane. Urumva numvaga abaye benshi ndavuga noneho araza ngezaho icyifuzo cye. Ego kwa ko bundi byamufasha. Ariko ubundi umuntu ashobora kwibaza aho hari iryari. Hajya nka 2017. 2017. Yego. Imyaka ngiye murayikubise. Turayikubise. Akaci. Ni hatari. Numva twarahuye sibyo. Wari utaranakunda. Nari narakunda imbona bwa mbere ngiye mu rukundo cyo koza seriously. The first time kana bisabye Imana. Sinshaka ibintu bya break up. Sibyo. So mutipa araza arambwira tumva rero. Mimi I kund you. Ndagukunda. Abikubwire he? Paris Nyando. Yaguye ko ashaka. Ugira ngo ni shooting. Umukobwa nta nubwo yibuka rero. Paris niho yavuze ngo yego. Niho navugiye. Acha wabuka. Oya ariko ntago tuba turacyari mu myaka ya kera. Ntago turaza arimo arakuvanga. Wambarije he? Urumva namubarije ahantu hari restaurant bahara muri Tedemiri hasi. Komeje hirya. Nimba ijya abasimbiza hari cyari cyo gihe. Cyo niho twari turi. Urumva arama igitekerezo. Umva wapi? Umva ngiye nari nzi ko agiye kumbwira bya promo. Umva job of friends. Kako mwahuraga mu kazi. Mu kazi. Aje kumbwira ati rero uburyo uri gukora wenda this and this. Cyama afite icyo kibazo. Sasa arambwiye tebivamo nibishoka. Ariko ntago nabimweretse. Nambwiye ngiye kubitekerezaho. Sicyo nakoze. Mubatekereza n'abakobwa. Uzi kurushya kwabo. Ngo wamaye icyumweru ukagira ngo ni icyakona. Uravuga icyumweru. Avuze amezi ariko muvanye. Hangana mwana. Namuhaye amananiza yose kugira ngo ndeke. Aranga. Hajya nameza ngaho. 5 gutyo. Ategereje. Mama yakato nanubwo ara. Muteraho. Umushyira mu kato kamezi 5. Ibaza ariko amezi 5 umuntu ategereje. Ahora mbaza. Sinagisubiza urabona yo nagisubiza. That is good all the time. All the time. Yeah, no kuri.
so ni ukuvuga ngo akajya mbaza buri kanya ngira ngo umwaka ugiye gushira rwose nyuma y'amezi 5 numva nanjye ya 2010 na 10 ubwo ni 8 oya na 6 na 7 na 7 tugiye kwinjira muri 18. Okay. So numva agahinda karanyisha uburyo yategereje amezi yose numva agahinda karanyisha ariko numvaga ngiye bitavamo kuko nayo mfite abasore benshi shira ku munzani akatarekaze iyo ajate ariko buri Imana yakugeneye umuntu please naho umuhungira ya azaze rwose kandi akakunyura ni ukuvuga ngo hari abasore benshi nari mfite liste yabo none se tukiri ku basore Jo mwakoranaga muri team ya Power of Praise yarimo n'undi mugabo witwaga Runi nawe washinjijwe cyane mu bantu bavugaga bati uyu muntu ari mu rukundo Juliet nabyumvaga gute narabyumvaga ko ntabwo nabonaga kuko wowe wabaga ubizi ko mukorana twarakoranaga ko nta bintu nabonaga biri aho ngaho birire birenze ntugire ni bya bindi nyine social media ipushinga ikintu hejuru kuko ari abantu batanganye mu kazi ariko kuri tele ntabwo babaga nta kisayini yari ihari nayo nabonaga none se Runi we atangiye kurunguruka mwebwe babiri nta kantu kajemo kifite nihe ko n'uyu munsi nta kintu yemeye na ejo bundi twarahishe nawe ntabwo yarabizi ntazigera kiri hasi ibanga namubwiye uzabeho ukwawe ntange yes ariko tujye muri relationship ariko byimenyere my dear nanjye byimenye condition arabizi ariko mama yarayubahirije ukabyara we Yesu komana yarayubahirije ambera imfura rwose umuntu no postinga ntugira uteno twaturi no ku bandi mu bandi gutya bisanzwe Hasubwe cyo bishaga abastari mugira ikibazo cyanyu namwe abantu bazwi abastari mugiye gushaka umustari byangora umustari ntago ari byiza gushira ikintu utaramenya wenda direction ya cyangwa kugira ubundi ugishira hanze cyane cyane direction yari hari sibyo ariko nyine iyo ufite uri public figure it's hard kuko batangira bamufite intinyi je mushakire ko ejo namusura wewe no kuri ibyo rega n'abanzi bariya nubizi baca hirya no hino mu matwi ye urumva ni buri ikintu kibatandukanye batari kubura warebaga haturi ku abajyanama benshi buri cyane cyane yuko harimo n'abakonti ba marene ba pare bose benshi none se jo umwana w'umukobwa w'icyamamare wamamaye muri gospel mu gihe kinini aza no uretse n'itangazamakuru aza no kuririmba wabonaga uzamwisukira bigakunda icyo gihe ndavuga muri cya gihe wabonaga inzitizi wabonaga ari izi inzitizi zo ega burya ibana n'umuntu mukorana hari uburyo mubona hari n'uburyo nyine public nayo imubona umuntu mubana kuri tele n'umuntu mubana n'umuntu abantu babona kuri screen ni baba batandukanye burya ngero nari mubonaga yarafite uko public yamufataga siko yari ameze kuri tele cyangwa se mu maso yange twakoraga buri munsi ni umuntu nk'abandi ntacyo afite abandi badafite nuko nyine iyo fame yazagamo ariko ubundi imico n'ibiki ni umuntu nkatwe twese urangije uravuga uti umwana w'umukobwa ase ubundi ko iriya televiziyo mwakoreraga ifite abakobwa benshi byaba ari ikintu urimo kumva sinzi niba ari uko wenda ari we mwakoranaga ukisanga mu kiganiro ubundi kuko hari ahakoze abantu bitwa ba Yvonne hakoze Roza batarabatwara na benshi ndabibuka benshi mu biganiro byinshi bitandukanye kwerekera uyu nguyu burya ntabwo umenye ukuntu bigenda ubundi ntabwo bose babatwara uhitamo reka twigire kuri akabazo k'amatsiko akantu ko wabonye kuri John ukavuga uti n'ababeshye giye rwose n'abankurikiye babimenye uyu musore aka kantu yarankomye ndavuga ndatuje ndayamanika nakaye Urega naga ari ibanga ubwo wewe umuntu yamaze kuba fiancé ariko nkubwirema for sure nta muco ngira twari kumwe ariko nyene ubwo yuko umuntu agenda abantu ndayitabona akantu kari unique ku muntu sibyo noneho sasa abivuze neza uko umuntu agenda abana none mbere yo kubana sasa nakaye katumye mubana ako kana urumva yuko wenda nubwo kiri kujya fiancé we nimara barakubana reka nkubwirema sibyo ikintu cyampushije kuba nta nabimubwira sibyo ntamwemerera kujya muri relationship nawe urumva amezi 5 kwiyanga mana iyo ari test ya mbere mbabaze none wone je na personal afanye iki
wasanga utabizi nama ntabwo nyafana umupira ntabwo ufana umupira irangira rwose umva nkubwira ntabwo ari muri ba bagabo bazakuraza hanze wananiwe gufunga urugi ngo batinze gutaha kubera cyangwa ntabwo ari wa muntu ngo ntatinze gutaha azaza nsange yarangaye ubundi abafana ba Arsenal barihangana cyane ni ukuvuga ngo abatipe bose wamaraga nk'iminsi 3 agushira kuri pressure n'ubu irimo bibigiye mu n'ubutabirimo mbwira njyewe ndategereza kamagesha umva arakubwira ati mbabarira rwose ariko wajya umera nk'umuntu wize waiting uratekereza iki utari gushira mu mutwe sibyo ariko buriya umuntu aba ari kwiga ku bintu byinshi bitandukanye aho ngaho ako kantu waruvuze ni kuri ntuza ni kuri kote ya character muri we noneho reka tujye muri physical se akantu mubona ko tugenda ngo sindakamubwira wenda bimumenere nona ubwo ngiye kano kantu nakubeshye mva kuko hari umuntu ukunda ko afite reka ndakagwingira bivuga aya ni ngwingero urafata imwe mu ngero muri izo nakubwirira none se nta kintu ukunda kuri Jones John kintu mukunda ni umutipe w'ibogari by the way yeah of course imbogari mu buryo gusa sombwe ngo physical nyine hari ibintu urabona ushobora kuvuga ngo ariko ngo no muntu ntabwo nkunda okay ngo ni mwiza nyine muhe buryo ni bogari muhe buryo okay ntabwo ngiye nkunda abasore bananutse cyane mu yandi magambo ntabwo ayo marito ntibabwiteza oya shawori ngo ni mindi yamushangiza nka t-shirt kuri John kandi ntabwo nkunda abantu banini cyane abantu bari haringaniye none se bivuze yuko John aramutse ananutse ni ibibazo ntabwo nta kubera yuko ntabwo yananuka nzamuhata ibiryo yewe ariko nyine ikintu cya mbere ntabwo navuga wenda nagendeye kuri physical kuko physical wenda hari abandi barebare banini bagize uce kandi nabo baje wenda muri icyo gihe baje na mbere birabarira bafite byose bisabwa kuko undi uravuga ati ntacyo uzi ariko umuco umurimo cyangwa uburere oya character zo twazemeye twanazikosoye physical ariko se urabona umuntu ushobora kumubona ukavuga ati uyu mukobwa afite amaso meza bitavuze ko n'ibindi atari byiza turacyari kuri wowe nawe turamugeraho humura ni iki kintu uvuga ukavuga ati John sinari wese ndamukunze ibyo biratandukanye iki se ni ukuvuga ngo okay kuri John physical ni mwiza nta kindi cyiza kirenze kuri we ya ni mwiza nyine nta kindi cyiza cyihariye kuri we ntarimo kutuba mumbarize nawe turiziranye twagiye aha tugeze rero kuri John ni iki kintu turenze kuri character niye character ukundira Juliet cyangwa ukundira Juliet character umuntu sociable ari social that's one ikindi kandi ni umuntu ugira umutima ukunda abantu ubona butize urugeze oya ikindi kandi are responsible yego ubundi umugore utari responsible nta mugore ngarukiyeho tugiye kuri physical gusa aya maso nuyareba wijya kure ariko wowe bite byawe aho ni amaso reba nawe ndebera yaje gukunda uburyo bwo ntabwo yamubona bisa neza ariko nibyo yaje gukunda intoki buri ibyo avuga nibyo kuko urabona ni ibintu biri physical bigaragara kandi physical bigaragara yes kandi umugabo ufite intoki nziza nanjye ndabyemeye uzurana bisa nk'ibi ngibi bya ariko arareba usagiye kureba intoki none se ego ukunda umurinda urugumo wose avuze amaso avuga intoki wowe habuze na kimwe njye nakunze byose sinakubwiye ko ariko nta muntu atagira intege neto karesha nyegewe wakunze ibituza se wakunze n'ubwo oya director ara ni imodoka ubu ngubu ni umutumirwa uyu munsi nanjye nabaye umutumirwa reka twisubirire sasa ku rukundo buriya nubwo uru ni urugendo navuga ngo mugiye gutangira mwatangiye ariko ni urugendo
rw'ubuzima rw'iherezo ry'ubuzima bwanyu. yego Burya nubwo umuntu wenda agira gutya agakunda ariko umuntu ni umuntu ntazibana zidakomanya amahembe. Ni iki kintu utakwihanganira kuri John? Ukavuga uti Emma ntakubeshye ngiye kino kintu John agikoze sinzi ntabwo namwihanganira pe. Wewe ko mubimbanye byinshi mwana ni ibihe bintu utakwihanganira kuri ni John? ibihe bintu Icyambere icyambere cyambabaza ese gutangiye gutitira umunwa ntabwo byabaye. no icyambere amfuhiye cyane byambaza ko ntabwo yigeze abinkorera. Agufuhiye cyane amfuhiye ntabwo wamwihanganira. Oya tuba turabona icyo utababarira. icyo ntababarira Ibyo ngibyo byo birumvikana, hari icyo wanga utakwifuza ariko hari ikintu umuntu aba avuga ati kino kintu umuntu agikoze mba ndera ntamubabarira. Ni iki utababarira John? namwifatiye n'amaso yanjye ntabibwiwe n'abandi yaciye inyuma. Icyo ni kimwe. Cya kabiri icya kabiri mfuhira ndabyanga namumfuhira ndabyanga seriously kuko ndi sociable nyine hari umuntu wavuga rero agiye kurakara duhora dushwana ntazamufusa kandi nta mpamvu dufusa kandi ari ubuzi. ibyo ni bibiri. Nta cya gatatu ibindi wabyihanganira. Ibyo ni iki kintu utakwihanganira kuri Juliet? Ni iki kintu utakwihanganira kuri Juliet? burya twese turi abantu kwica isezerano Kwica isezerano yego ntabwo wabyihanganira habe na gato. biterwa ariko kwica isezerano noneho hari kwica isezerano sibyo ari ikintu wagizemo uruhare n'ubundi azaba yakigizemo uruhare. hari abo bitaba ngombwa ko ujyamo uruhare. Oya tureba yagize uruhare. Kwica isezerano twagiranye. Kwica isezerano mwagiranye. None se mujya gusezerana bazavuga ngo iki? Mu Rwanda haba ukuntu sinzi ukuntu bigenda ariko ntabwo mbikunda njyewe. Ntabwo mbikunda. Izo mpamvu nabikunda se baduha amasezerano yabo tukayavuga. Which is wrong. Ntabwo mbikunda buriya njyewe. Ariko ubundi bwo cyatore ko umuntu avuga muri mu mutima. Ubundi ahandi umuntu yitegurira amasezerano ye agiye gupromisinga umuntu bagiye kubana. Ibi ni ubukwe ku mutima wawe. Apana ngo nagusomeye subiramo ya. Ubwo bivuze ko mwegere yasezerano mutazarisoma. Cyangwa muzabikora kuri protocol n'umuhango. Ariko ku mutima hazaba hari undi muhango wundi uzakora. Igupfe ni yambere mugishije kuri muzima. Ase mubeshemo naga nakorera. Nyemerye abantu binabagora gusubiramo birasubiramo. Reka tujye handi bavuga ngo mu bibi no mu byiza. Tuzabana. Nta na kimwe hari n'abagira ngo hari n'aho basoza bavuga yuko nyine baranifashe mu mutwe. Sezeranya benshi reka. None se ngiye kibazo mfite ni kimwe. Ko ikigaragara nuko buri mwese hari ufite icyo atazihanganira undi. Kandi umuntu avuze ngo ntago azakwihanganira. Ubwo nuvuga ngo ni gutya nyine. Ntago tuba tukiri kumwe. Kuko ntago icyo kintu nakibabarira se nanakihanganira. Ubu se yabaye ngombwa Juliet koko uzi ko nawe ntibibaho umuntu satani irashukana ntubyemera se satani irashukana ngo ntago bye kandi hano bose byemera ariko ntabwo yanze kugenda atembere nabagiye ariko satani arashukana rega uzi se mbabwira bizabarinda kugira wa mugani kwibashuka nijye mu iki kigano ni munakira mugo mutisha nijye mu mubesha satani ngo yabashutse satani baje Emma sibyo ugiye kuvuga ko satani ishuku wishuka se oya aho satani ni iki satani ni iki ubundi ko twahawe ubasha n'ubushobozi sibyo okay bibaho gushukwa sibyo bibaho umuntu akagwa mu kintu runaka sibyo ariko buriya uburyo kiba cyakozwemo n'uburyo urumva aramutse ananakiguyemo akazana umutima usaba imbabazi wamwana ngo rero nuvuga ngo urivugurije oya nago nivuguruje you know hari igihe uvuga ati ibi ntabwo mbyihangana ariko bitewe na kwa kundi wenda byabaye n'ubusobanuro yagoja guha akavuga kubera ko umuntu twasezeranye kubana karamata mirere na mirere wenda for the first sibyo nafunga amaso je urivuguruje ahubwo rajye ubwo yasha ntabwo ufata icyemezo udushize muri box kuva bigoye ariko murundi ntabwo tudefase n'abantu baza ninde muntu uti ngiye iki sinakimworo yakora bigenda
twese turi abantu kandi nta mukiranutsi ubaho sibyo siko bimeze igishoboka cyose tuvuga ngo dukiranuke ariko burya bavuga ko karindwi gashoboka ariko babivuga he njya numva babivuga ariko babivuga ariko reka dusubire mu muntu sibyo promise is a promise kandi promise is a date hari n'abambura ideni ubazi se ko bahari bakambura ideni na banki bakaziheza ariko bene nkongo usanga ntabwo mukiri inshuti birarangira yego ariko rero ku rundi ruhande uburyo personality yanjye imeze cyangwa se iyi imeze se wenda muri twe ugiye uko mbizi muri njyewe habamo umutima habamo second chance okay yego ikigaragara tutananyuze kure ni ukuvuga yuko bano bantu isezerano ryabaye isezerano akaramata barafunze satani azaza aceho ntazatembera ubundi buzima bwikomereza aho nta nubwo twamukingurira buriya kareka nta mpamvu buriya azasanga hahiye ahita avuga atanashye noneho hari ikintu kigiye kiba mu rukundo sinzi niba mukizi mu bintu nzi mu rukundo haba ibintu bibiri ku mukobwa nzi cyane cyane no ku mugabo nzi buriya umugabo aho ava akagera Juliet sinzi na wenda John yari yabikubwira yanga umuntu umwinjirira mu buzima ushaka kuneka kumenya utuntu urabizi ibyo ngibyo buri kantu kose icyo ni icyambere umugabo icya kabiri akunda mu buzima akunda icyubahiro ibyo bintu rero uri kubitanga ahubwo yarabimaye tayari nugira cyo wija kwe wete ibyo ngibyo yarabirangije hanyuma nta bintu byinshi John umukobwa aho ava akagera cyangwa umugore aho ava akagera hari ibintu bibiri by'ingenzi umugore buriya niyo warara mu kabari ukamubwira uti sheri ndahangaha najyanye n'aba turimo turanywa azababara ariko akunda ikintu bita communication umukobwa cyangwa umugore ntumubeshye ngo waraye ngo muri office muri meeting agusange uri ahandi cyangwa se wagiye Gisenyi cyangwa ahandi cyangwa nguri icyo nshaka kuvuga umugore aho ava akagera akunda communication kumubwira updates umugore wava akagera cyangwa umukobwa wava akagera akunda care kwitabwaho warugezemo mu buryo abizi neza urumva so ibyo bintu uri tayari kubimuha ahubwo mubaze narabimuhaye no kuri koze nimba hariho ikintu ahubwo rimwe na rimwe ngenda byica communication rimwe na rimwe hari igihe nyica ariko we hehehe arahaguruka ngiye aha akajya gutya ngiye aha yo wow perfect sasa rero mukiri gutya ni akantu gatoya cyane ariko kajya kaba sinyari y'abantu bakundana cyane usa nk'umufata ukuboko gutya gutya noneho ushyiraho ikindi kiganza nyine like nawe shyiraho hejuru murebane mu maso nyine murebane mu maso dusuma urakura kureba murebane ngeri ba stop akajambo koze wowe wireba wumva ari ikiganiro muri we risatekereza kimubwira muri ndani se cyangwa muri we icyo utekereje murimo kureba nawe ko mutekerezaho ukimubwira reka duhere kuri John icyo wumva kabisa none nakikujemo ukimubwira you're beautiful oh ya urimo reba hi mureba mu maso murebane thank you for loving me oya mwito reba ni mwana Maria yaje arabizi ibyarimo okay muri wese atekereza kundi wow mwana nishyushye ibyo birahagije so impamvu yabwiye sinzi namubonye abantu bakundana reality bajya bavuga muri psychology abantu bakundana iyo habayeho body touch yari yose niyo amusuza gutya niyo mpamvu ujya kubona ukabona abantu bajyaga bibaza ngo kwera icyo umuntu ahobera undi ariko uzareba iyo uhobeye umuntu ushira urukumbuzi umubiri aho niyo umuntu wamukoraho gutya ariko ubonye yuko uburyo yari ameze emosiyo zije atangiye kukureba agufasha mind irahinduka yego yatari bya bintu okay sasa
reka duce dusimbuka ubwo ngubwo twamaze kumenya urukundo, twamaze kumenya ukuntu byose byagenze, tugiye muri ka kanya rero ko kumenya igihe kirageze. Wari uzi ko bagiye kukwingaginga? No. Kweli yarambwiye uyu mujama yarambwiye ngo ntabwo atera imana, yarambwiye ngo njyewe ntabwo natera ntabwo kushawazijishe ukaba romantique ko ifite violence kandi ngadamu ngo no jamais okay sawa, hari ikibazo se naragukunze nta kondi tu ko nyine tuzagendana turi bade si just arangije aravuga ubwo nyine asundi washakaga gutererwa ibi sana aho abeshya umunyumunsi mva mubwize ubundi iyo ukunda umuntu mu ikintu ashaka urahari icyo ubona ukabona koko agikunda kino kintu aragikunda pe okay ntabwo ndi wa muntu nyine byacitse byakoze iki ariko nabonye hari ikintu ashaka asundi ko byo nitonda abantu babiri batandukanye hano bazabana gutyo ariko ngo nibyo byiza nabonye nuko iyo byasakurije burango harabajyaga bavuga ngo shango Marito harabajyaga banshiza nanjye ivone tugikorana noneho ko twese turi shapu byatari ariko ngiye buriya mba hose nshobora kwitonda, nshobora no gusakuza byatera so ni muri ubwo buryo nabibonye avuga ati okay yego ntacyo byamutwara ariko ntabwo byazamushimisha, so I have to do something about it. So iki kintu cyabaye niki, naramuhamagaye ambwira ati tujya gushaka ahantu tuzakora proposal ya mushuti wacu. So yari muri komite bategura proposal ya mushuti wacu. Uwo mukobwa se ntimwamuraburije buriya nawe hari amahirwe nibura? Oya, igishekeje funny thing nuko twapanga gahunda y'uwo mukobwa turi kumwe yava mu modoka nawe wundi nawe anakorera mu mujyi tuno gutaha nawe tukamupangiriye. Mbega ibintu biri romantique. Bivuga ngo uretse gato reka tuza mwebwe mwaragambanye n'abantu cyangwa se abapampe banje. Abakobwa dukorana harimo sister n'abandi bakobwa bakorana. Umwe muri bo rero ni inshuti yacu twese nawe uramuzi. Yari afite propose nayo yari baringa. Ngiye nibyo mbaza umukobwa ntiyaje. Yari ari mu gakino neza twamubwiye rero tugiye gupanga. Agashina cyakarimo ariko n'ubu. Ndavuga rega kuwe. Kuri oya ntacyo mutanga. Azabyivugire. Gategura proposal. Buzi yuko ari uwo mukobwa. Atuzi ko ari uwo mukobwa. Uyu mwese ujye gutegura yawe. Utabizi ko ari yawe. Ndasa. Dushaka location. Umwana umwana mwiza umukobwa mwiza ndavuga ngo kabyari mu mbabarire. Umukobwa mwiza tuzamukorere proposal nziza. None bakambira ngo umujama warashaka ibintu muri class, afite umujama wese? Urumva? Kandi yarafite uwo mujama njye muri kuri gushira ibiganiro. Na makuru ratutangariza ariko twamushakiye umupampe waho ngaho tumushyiraho. Muri groupe bose bakajya bakambira umuhitemo mu decoration dushaka ibiki tuzambara gutya soja gutya turashyuha. Tujya mu mujyi turazinguka dushaka ibintu hehe mana Kristo. Ku munota wa nyuma turi mu isoko rya Nyarugenge twose twakoreye makeup bagiye kudukora makeup turi kugenda umukobwa ubwo numva nta murindagije turi ku ruhande twayadushunaniza yo gushagura bakajya bambwira ngo buriya disi turamurindagije ubwo turamuragira badukora makeup turi tubazi imodoka iza kudufata idukuyare mu isoko ya Nyarugenge twakoreraga makeup sasa we mana yanjye ndagenda noneho bakajya bambaza tumushire hagati tumushire imbere tumushire hejuru urumva ni ngiye mbega ori coordinator uyobora urumva ubwo rero hano ntaga hamenyereye sibyo reka ajye hagati abahazi bajya imbere njewe nawe tujye hagati abandi bajya inyuma uri guseka ndafite fiye buryo ajya yes umva amanuka hariya 5 Swiss turamanuka tugeze tutarakata mu Kiyovu hariya ndahazi tutarakata gutya mpita mureba abandi bagenzi banjye nageze what kumbi nawo ngo nyihagera Yesu we mana we mbona uyu mujama bari bamucingirije nyikubita amaso nabonye abantu bahari mita numva neza umutaraye nambaye igeze mu mutwe guhagarara birananira
sasa rero amarira agiye kumanuka umukobwa w'uruhande rwanjye ati wibeshye wice makeup wica amafoto ibi ntabwo nareka kubibwira ejo arabimbwiye ngo wibeshye urire makeup yesu no ikibazo kwica style urumva ati wibeshye wice makeup bari bakoze makeup iryoshye nayo kwica amafoto urumva ya Maria yaragiye kuza kumbe uzi ko ugiye kwa Hayisa ari ufite kwa Hayisa nzi ko ari ufite proposal mana we nyine nuko mutantani kamara rero mutanyamira uratuza nakundi none se yaje gupfukama aha mujama wanje yabigize kwaje ako yabikoze buryo bwiza nakunze muri class akareka yuko agukunda aha ntabwo yapfukamye ntabwo abikoze nk'abandi ko bisanzwe sibyo ari nabyo zerega kujya kuri activity no kwigana abandi bidasanzwe sibyo abikora romantic arahagarara ansaba ko wafashe iminota ingahe kugira ngo umwemerere aha amasegonda cyangwa n'amatsiyerisa okay abantu bareba video iriho bagiye kuri the blessing show by the way rebe ko byageza ko byantwaye akanya umujama ni wera seni wowe we narayimubwiraga nuko buriya sound yayikuyemo yarayimubwiye hariya yari yambaye mikoro by the way ntabwo narinzi noneho nyuma ibintu byose nipaka hariya byose navugaga byari bikote aside yarayifataga ndavuga ko bw'amahirwe nyine niwe editinze chikura sound navuga ibigambo hariya we nasa ni icyo cyagufasha gute uzikuni hano kagahema ngo umwana mubi isa n'ibiki wakoze wowe so no none se giye kibazo mfite kuri John wowe umaze kubona yuko ibyo bintu bibaye ukabona uko ahindutse ntibabuze atanga hano nongeye kuhasiga ibara oya ndashwadiro ntabwo hari ibintu nyine hari revu ugeraho udafite doubt ntiyari kuri iyo revu wavuga uti ibyo byose uyu mukobwa icyizere namugire ntabwo yantenguha kandi namubwire kamubwire igihe mwemerera nkamubwira yes tujye muri relationship namubwiye mva izere ijambo nkubwiye ntiwigere uzana ibindi cyangwa mva amabwire cyangwa undeba ahandi ngo hehehe izere umusirikare wamwumvisha ariko natera umwana mwiza mu mezi 5 rwose nta stress yashizeho yabonaga ngira nta nashyira mu mezi 5 nta wundi muntu akuvugishaga akaba mu mwanya hari kandi nkabwira ko nta n'umuntu ufite by the way arabizi so bizi uyu nguyu wa muntu mutwe twajyaga ahantu tukintroducing nitwa kanaka I'm not single akavuga ari umutima mwiza nitwa Juliet I'm single nicaye aho ngaho kandi urumva akabyihanganira cyane rwose oya twahuriye n'ahantu urugero cyangwa twanajyanye kandi azi yuko karimo azi ko iyo muremera nimurushya imiyaga nashaka kumutestinga ngo ndebe kazivumbura ariko naje gusanga mu kuri kwa bisi turabapampa ubundi kumbe yanyu ni hamwe nziza mu buzima ntabwo abagiye kabisa okay aragupropoje aho ngaho ni kuri kote yanyu tujye mu rugo sasa ngaho tubwira inkuru yagiye imusozi niyo yagiye mu rugo ntabwo byari byoroshye mu rugo bari babizi ibyo byose ngo yabiteguranye nabo ibintu nk'ibyo babona shyuha nambara dufite proposition njye namusabiye n'uruhushya buriya mu rugo tipe ariko ni danger azi gukubitira mu gikari bakajyambona namusabiye uruhushya ndakavuga murabona nzaba nimeze neza ntuzagisiga ahubwo yibeshya akababeshya ko agiye ahandi namusabiye uruhushya nabwo afite proposal ikaze y'umukobwa ndamubereka mbereka n'umutipe we ninjoro ndaragenda bitweta nabyo muri guseka bari babize bavuga none namara gusohoka ndikotera mu rugo turage bakarya hanisa bakahita bivuga noneho nakinjira nyine mana kwenda ariko proposal yagushyuhisha ntabwo yoroshye ariko bari babize ubu se akenshi buriya mwese murabizi expectations zibaho iyo proposal igeze umuntu wese aratangira ati what is the way forward mu bantu bose bashiye kumenya saburiya ka invitation kari kasoka soon niko ndeba nyine harimo bino bibazo bya covid ariko it's okay nibijya ku ruhande soon wow hanze
ngasa nk'utangura mbarumize ukuri iyo mpeta urabona umunsi ugirwa n'amasaha 28 iyo mpeta uyimanisha imara amasanga ku munsi ugizwe n'amasaha 28 iyo mpeta uyimanisha mu masanga mu rutoki kurama ngiye kuryama iyo ugiye kuryama ndayogana ndayikorana akazi kanjye kose yo kuryama nibwo nyikuramwisha akabox kayo wabyuka mwambaro utari burasa oya ndagenda nkajya dushe nkoga namara koga namara kwitunganya nkajya nayikora mu box kayo nkayambara iyo mpeta wari wahisemo yaguhitiyemo cyo byagenze kuko akenshi uzarebe ko niba ari ikintu cya mbere kigorana natubwiye ahubwo byagenze bite bwa mbere hari umwana bereye anti twakominise nshaka impeta akuruka muri impeta ziri aho ngaho nyine z'ubusitari dushaka imwe rero imukwira tumenya measurement ze ariko hari undi munsi nanone twajyanye no gushaka nyine no kumbwira ko impeta zirahenze dushaka ubwo tuzitumira Dubai impeta za engage za marriage n'iki byose hanga nyangoresha ijambo gusaba impeta yo gusaba no recharge rimwe tugana hano kuza kuzireba yanazishima navuga okay yenge nashaka yanjye ndayishaka neza ndagenda ndayikoresha ahantu navuga yenge kahise yenge irakora ubonye uti yeah vraiment c'est nice wow tugana ku musozo harimo turahana ariko harimo n'akavura k'umugisha umugisha rwose ubundi uri ahantu huje n'ikintu cyiza isaramanuka akabana hano tugana ku musozo Joe niki kintu wumva wabwira Juliet nk'isezerano utazigera uteshukaho isezerano ni rimwe ijambo namubwiye cyangwa se umuntu yabonye for the first eye ukabona that is the guy you will never change ntago azigera ahinduka kandi uwo muntu wabonye aranyuzwe wanyuzwe nawe very niki kintu wabwira John wawe njye kintu namubwira ariko hari ikintu arimo kubona ndashaka amarangamutima yanyu murayashe ngewe umva sheri ni wowe nazi yuko uzambera umugore wanjye ngewe umva iki nakari muri nakavuga uhoze kubwira umuntu ikintu cyo namubwira cyangwa nakubwira nuko nzagukunda no matter what I will love you and I will be proud situation yo yose ngewe nzayimenya uko nyihandoringa nk'umuntu konzi nk'umubesto wawe sibyo kandi nzabana nawe mu bihe byose byose uko byagenda kose kuri pastor azihangaya twiyandikira isezerano numva mwahoberana ntacyo byabize kikazi imvura iraguye dukurikiye reka turashimire cyane The Blessing Show ngira ngo ibagezaho byinshi kandi barabizi ni ukuvuga ngo ni na byiza kugira ngo dukore na subscribe kugira ngo n'ibintu bigende neza cyane icyo nababwira cyo ni kimwe urukundo ntaho rwenda kujya bararufite kandi rubarimo nababwira ngo mukomeze mukundane rwose Imana ibahe umugisha asante sana asante